bwacya aribo nyirabusha ngo akajya akenera yuko baryamana amanywa na nijoro. Imana ivuze ngo yego ntawavuga ngo hoya, ivuze ngo hoya ntawavuga ngo yego. Itanze amahoro nta muntu watera amahane. Twongeye kubaha ikaze bakunzi b'ubugingo bushya Gospel TV. Amahoro y'Imana abane namwe. Turishimye kongera kuba namwe mu vugabutumwa. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa umukozi w'Imana musanzwe muzi ku bantu bakunda kubana natwe ku bugingo bushya Gospel TV, ariko n'ubundi arabibwira kuko arahari, ndabona yabyambariye kandi rwose yiteguye kwamamaza ubwami bw'Imana mu ijambo ry'Imana. Ni umubyeyi dukunda cyane twese, ariko ku bantu bashobora kuba mubonye bwa mbere kw'iyi TV, reka muhe umwanya abibwire anabasuhuze, kandi twishimiye kongera kubana namwe. Twongeye kwishima cyane kubw'umurimo w'Imana n'umundi dukomeje, kandi abadukunda bajye badusengera. Amahoro y'Imana abane namwe. Reka muhe ikaze abasuhuze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Karibu mama no kwibwira abakudukurikiye. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Mazina yanjye nitwa Mukamabano Console. Ndi umugore mfite abana babiri. Neranira Igikondo seje umukuru ADPR. Aho mbitse imyenda ni mu miduha. Imana niduhana umugisha. Ndanezerewe rero muri uyu mwanya ku bantu tujya tubana cyangwa se badukurikira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. N'ubundi nongeye kubaha ikaze. Twakiriye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Namwe turabakiriye tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Rero hari abasanzwe banzi, hari n'abambonye bwa mbere, ari abanzi ari n'abatanzi, twese Imana iduhana umugisha muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Tudatinze kuko n'ubundi intego yacu no kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare, reka dusome ijambo ry'Imana rimaze iminsi riri kumfasha. Ndagira ngo uko riri kumfasha namwe ndibafashije. Turasoma igitabo cy'Itangiriro, turasoma ibice byaho 37. Dusome duhereye ku murongo waho wa 18 turangize n'uwa 19, twumve ikiri jambo rivuze. Haravuze ngo bamwitegera akiri kure, bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Baravugana bati dore Karose araje, nuko nimuze tumwice tumujugunye muri uru rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi, tuzavuge tuti inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma nzanye ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo uburambe bw'ikigeragezo nibukwibagize imbaraga n'ubushobozi Imana ifite, kuko nubwo byarenga inkombe ntago byarenga ijambo Imana yavuze ku muntu. Turashima Yesu wadukurikiranye kuva tukivuka. Turashima Imana itare ku muntu iteka. Dawidi niwe wageze muri Zaburi 124 abivuga neza, aravuga ngo iyabo Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga, ubwo umushinya wabo wacanwaga kuri twe, baba baratumize bunguri. Abivuga yeruye, aravuga ngo ashimwe Uwiteka utaradutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo y'abanzi bacu. Imana ishimwe. Turashima rero Imana yabanye natwe, turashima Imana uburyo yaturinze, turashima Imana uburyo itwitayeho. Turi ku ijambo rivuga ngo uburambe bw'ikigeragezo nibukwibagiza imbaraga n'ubushobozi Imana ifite, kuko nubwo byarenga inkombe ntago byarenga ijambo Imana yavuze ku muntu. Aya magambo dusomye ni umukozi w'Imana bita Yosefu. Uyu Yosefu ni umwe mu bana ba Yakobo, yababyaye ari 12 nk'uko mubizi. Bibiliya iratubwira ngo mu buzima bwe cyangwa se mu mibereho ye yararagiraga. Niwo murimo yakoraga, aragirana na bene se. Imana imutoranya kera
abantu batamuzi, kuko yabwiye Yeremiya iramubwira ngo nakumenye narakurema mu nda ya nyoko, iramubwira ngo nakwejeje utari wavuka, ngo shyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Bishatse kuvuga ngo mbere yuko ababyeyi batubyaye ari abambyaye cyangwa se abakubyaye bo batari batekereza ku bana, Imana yari igufite mu mugambi, Imana yari igufite mu bitekerezo, yari izi yuko uzabaho, yari izi ko uzaba uriho. Imana ishimwe. Bibiliya iratubwiye ngo nuko muri uku kuragira k'uyu muhungu Yosefu ngo akajya ahora iruhande rwa se, ngo akajya abarira se amakuru ya bene se y'ibyo bakora, ngo bituma se Yakobo amukunda cyane. Uru rukundo ngo amukunze rutuma amushyiraho itandukanyirizo n'iry'abana afite, ngo amudodeshereza ikanzu nziza ndende cyane y'amabara, niko Bibiliya ivuga. Hanyuma ngo iki kintu akoze ngo bituma ngo bene nyina babimenya, ngo bamenya yuko Yosefu afite igikundiro kubarusha. Mbibutsa ko umuntu abyara abana baba benshi cyangwa se baba bakeya, ntago aba bana ariko bumvira umubyeyi kimwe, bagira imyitwarire itandukanye. Ni muri ubu buryo rero Yosefu yari atandukanye na bene nyina cyangwa se yari atandukanye n'abavukanyi be. Bibiliya yatubwira ngo nuko igihe kimwe araryama, amaze kuryama ngo ararota. Amaze kurota ngo agiye kubona abona ngo barimo bahambira imiba, agiye kubona ngo abona imiba 11 iramanutse imwikubita imbere, uwe usigara wemye. Bibiliya iratubwira ngo nuko ahita ahamagara bene nyina, arababwira ngo mfite amakuru cyangwa se ndose inzozi. Baramubwira ati zitubwire. Alleluya. Turi ku ijambo rivuga ngo uburambe bw'ikigeragezo nibo kwibagiza imbaraga n'ubushobozi Imana ifite, kuko nubwo byarenga inkombe ntabwo byarenga ijambo Imana yavuganye n'umuntu. Imana ishimwe. Mbibutse ko hari ibintu Imana ikora yabivuze, hari n'ibindi ikora itabivuze. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo amaze kuzibarotorera ngo bahita bamubwira bati niko sha ushatse kuvuga yuko twebwe ubwacu tuzakwikubita imbere tukagupfukamira, byaba biciye mu zihe nzira? Arababwira ati njyewe yaraye inzozi nari ndose, ariko Imana yari ivuganye nawe. Turashima Imana igica no mu nzozi ikabwira umuntu ikigambiriye kumubwira cyangwa ikamubwira icyo azabaco. Bibiliya ivuze iki? Iratubwiye ngo izo nzozi noneho ngo zituma bamwanga, bamaze kumwanga ngo bahita bamuhimba izina bamwita Karosi. Ngibyo bintu bituma bamwanga, ngo ntibajya bagira ikintu na kimwe bamubwira, ngo ntibagira ineza n'imwe bamugirira, ariko yari ari mu mugambi w'Imana. Dufite gikurikirana aha, mbibutse ko iyakaremye ari ikamena, kandi inyamaswa zitagira imirizo Imana igize ikomera isazi. Batangarize ko kuvunika k'umwuko atari ryo herezo ryo kurya ubugari. Imana ishimwe. Bibiliya itubwiye ngo iki? Iratubwiye ngo bamuhindura Karosi, iri zina ngo bararimwita. Hanyuma ariko Imana yari imubitsemo ikintu. Iteka ryose umukiranutsi w'Imana aratungurana. Muvuge ngo amen. Bibiliya iratubwiye ngo nuko ikindi gihe munsi wa kabiri ngagiye kubona ngarota izuba n'ukwezi n'inyenyeri ngo bimwikubise imbere. Hanyuma ngahamagara bene nyina, noneho na se na nyina ngo barimo, arabicaza. Niko Bibiliya ivuga, ngababwira amakuru y'izi nzozi. Arababwira ati ngenda rose. Baramubwira baturose iki? Ngo bahita azibarotorera. Arababwira ngo ngiye kubona mbona izuba n'ukwezi n'inyenyeri ngo binyikubise imbere. Hanyuma senga aramubwira ati ariko sha izo nzozi ni inzozi bwoko ki? Ayo magambo usanye ni bwoko ki? Ngahita amubwira ngo urashaka kuvuga yuko njyewe nyoko na so na bene nyoko tuzakwikubita imbere? Ngarababwira ngo njyewe zari inzozi nari ndose. Bibiliya iratubwira ngo se abika ayo magambo ngakajya ahora yatekerezaho, ngakagenda atekereza kuri izi nzozi z'uyu muhungu. Turi ku ijambo rivuga ngo uburambe bw'ikigeragezo nibo kwibagiza imbaraga n'ubushobozi Imana ifite, kuko nubwo byarenga inkombe ntabwo byarenga ijambo Imana yavuze. Byarenze bene wanyu nawe ubwawe birakurenga, ariko ntabwo bivuze ko byarenga ijambo Imana yavuganye n'umuntu
n'umuntu. Turashima ivuganya n'umuntu ko iyo ivuganya n'umuntu irabirangiza ikabisohoza. Tugira abantu bagiye batubwira bakatubwira ati tangiza umushinga ngewe nkuri inyuma, bakatuba inyuma nyine kuko ari abantu, ariko turashima Imana ko imbere n'inyuma ibihari. Yabwiye Kuru ngo iki? Yaramubwiye ngo yewe Kuru we, ngewe nzakujya imbere ahantu hataringaniye mparinganize. Iramubwira ngo ibihindizo by'ibyugi by'imiringa z'ibyuma nzabicamo kabiri. Imana ishimwe kidateye nk'abantu, igituba imbere n'inyuma. Bibiliya itubwiye iki? Iratubwiye ngo izi nzozi noneho ngo zituma barushaho kumwanga cyane. Umunsi umwe rero ngo bari baragiye cyangwa se baragiye kugishisha, cyari igihe cyo kuba bakamara igihe kirekire bari ku musozi baragiriyeyo amatungo. Mbibutse ko muri iki gihe hari izagendaga ari ntoya zikagaruka zarakuze, izindi zikabyarirayo. Niko kugishisha byari bimeze cyangwa niko byari biteye. Aba bana ngo b'uyu mugabo Yakobo ngo bari baragiye kugishisha, ngo bamarayo igihe kirekire. Uyu mubyeyi wabyaye abana be ngo arabakumbura. Amaze kubakumbura ngo ahagurutsa Yosefu aramubwira ngo gemurira bakuru bawe, unzanire amakuru y'imvaho, umbwire amakuru y'imikumbi, umbwire uko bameze. Hanyuma arahaguruka. Aleluya. Ngo arahaguruka. Ahangaha nkwibutse ngo jya wumvira Umwuka Wera ugwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Niko umuririmbyi yabiririmbye. Yararirimbye ngo jya wumvira Umwuka wiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. We ngo yumvira se arahaguruka agemurira abakuru. Bibiliya iratubwiye ngo bamwitegera akiri kure. Kwitegera umuntu akiri kure ni ukumureba ari imbere yawe nko muri metero zingahe, ukagira ibintu umugambiraho byaba byiza cyangwa se bibi, ukagira n'ibindi umusamamo, ukagira n'ibindi umubonamo atarakugera hafi. Ngo bamwitegera akiri kure, ngo bahita bajya inama yo kumwica atarabigira hafi. Ngo barabivugana baravuga ngo nimuze tumwica dore Karosi araje. Rero mbibutse ko Yesu ajya ahindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Ihanganira izina bakwise, ihanganira igicuku utegereza igitondo, inkoko yabika itabika amaherezo buzacya. Ngo bahita bavuga ngo dore Karosi araje, nuko nimuza tumwice tumushugunya muri uru rwobo rumwe muri izi ngizi zacukuriwe kubika amazi. Ngo bahita baba ngo tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Mu kindi Kinyarwanda ngo bashaka kubika ibyo Imana yavuganye kuri we. Mbibutsa yuko umugambi w'Imana ntago wayoba. Ahangaha isezerano ry'Imana nubwo bari betona rijya ryishakira inzira, ngo baravuga ngo tuzasibanganya iby'Imana yavuganye nawe, turebe ahantu bizasohora biciye. Mubwira ngo hagarara kigabo we kunyeganyega, yavuganye nawe ntago igira indimi ebyiri, ntago igivuga ubushajwa n'amasigara byicaro. Dawidi yabivuze neza, aravuga ngo Uwiteka ni we mungeri wanjye sinzakena, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Arakomeza arabivuga, aravuga ngo inshyimbo ye n'inkoni ye nibyo bimpumuriza. Abivuga neza, aravuga ngo asize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kiraseseka. Aravuga ngo ni ukuri kugirirwa neza n'Imana bizanyomaho iminsi yose nyiriho, nanjye sinzava mu nzu y'Uwiteka, nzabamo iminsi yose. Imana ishimwe. Turi ku ijambo rivuga ngo uburambe bw'ikigeragezo nibukwibagiza imbaraga n'ubushobozi Imana ifite, kuko nubwo byarenga inkombe ntabwo byarenga ishambo Imana yavuze ku muntu. Bibiliya iratubwiye ngo nuko ngo bakigira inama yo kumwica, Rubeni ngo aravuga ngo bizatumarira iki kuvusha amaraso atariho urubanza, kuyarakara ko mu mara yacu akaba ari akagufa ko mu magufa yacu. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo nuko bajya inama baravuga ati reka tumujugunye muri uru rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi. Bibiliya iratubwira ngo muri urwo rwobo nta mazi yari arimo, Imana imurindirayo. Imana imurindira muri urwo rwobo kubera umugambi ifite kuri we. Abantu baramusunika. Hari igihe abantu bagusunika bakaba bazi ko kugusunika
bagusunika ariko gupfa kumbi bagusunitse mu cyerekezo n'ubundi Imana ishatara binifa enedra Imana ishaka kujyamo. Bibiliya iratubwiye ngo nuko bicazwa no kurya no kunywa ngo bubuye amaso babona itara ry'Abishimayeli ngo bari bafite imibavu n'ishangi n'ibihumura n'imiti yomora ngo bahita bakura Yosefu muri rwa rwobo ngo bahita bamusunikira Abishimayeli kumbi bamusunitse mu cyerekezo Imana ishaka ko ajyamo. Imana ishimwe. Bibiliya iratubwiye ngo Abishimayeli bene nyina ngo bamugurisha Abishimayeli ibice by'ifeza 20. hanyuma ngo aragenda uyu muhungu ngo muri uku kugenda agenda Imana imufiteho umugambi, agenda Imana imuri imbere nk'uko yavuze ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringaniza. Ntabwo bayibonaga, byari bihishwe amaso yabo, ariko yari ari mu cyerekezo Imana imushaka kajyamo. Bibiliya iratubwiye ngo nuko Abishimayeli baramujyana, bamaze kumujyana ngo bamugurisha kwa Potifari. Ngageze kwa Potifari, haleluya, ngagira ukuboko kwiza cyane ngo ikintu cyose akozeho ngo kikaba kiba cyiza. Yaba ari mu mirima yarumbaga ngo itangira kwera, ageze mu ihene yabyaraga imwe ngo itangira kubyara ebyiri, ageze mu nka ahahagaze ngo yabyaraga imwe itangira kubyara ebyiri, ngo ibintu bitangira kuba byiza. Potifari ngahita amubona ngo ni umuntu udasanzwe, aramubwira ngo noneho rero nguhaye ubutwara n'ubushobozi bwo kujya ugenzura ibingibi by'inzu yanjye, mbese ndabiguhaye ngo ubitegeke, ndabiguhaye ngo ubyiyoborere, kubera ukuboko kwiza kwari kumuriwe. Iyo umuntu abirimo neza aragenda bikamubera we, iyo umuntu abirimo neza aragenda bikamubera. Umusore wubashye Imana mu nshinguro ye n'ingendo niyo agenda biramubera. Umukobwa wubashye Imana mu ngendo ye n'inshinguro niyo agenda biramubera. Umunyamasengesho wubashye Imana niyo agenda biramubera. Ngo kugenda ngabona biramubereye. Haleluya. Bibutse ko Satani iyo akuburiye hamwe agutegera ahandi, ngo amutegera kuri muka Potifari aribo nyirabusha, ngo akajya akenera yuko baryamana amanywa na nijoro, ngo akamuhakanira akamubwira ati ntago byavamo. Twihuse, Bibiliya iratubwira ngo umunsi umwe ari mu murimo we arimo akora ibyo yari ashinzwe. Njya ntekereza ko ari nk'amasuku yari arimo akora mu cyumba, umugore aramwegera amubwira amagambo amwe n'amwe abisi bagira. Hari ukuntu umuntu abikubwira akakubwira ati rwose urumva, urabona hari ukuntu ngenda nkabikwereka ariko ntureba, nagerageje kwambara ntiwabibona, ngo ndebe ko wakubura amaso ngo ndebe ntiwabibona. Aramubwira ati ariko uyu munsi ndashaka yuko ubishyira mu bikorwa. Ahangaha ndashaka kukubwira ngo ukiranukira Imana aho abantu bareba naho batareba, aho pasiteri yabona, aho bishopu atari, aho abadiyakoni batakureba, ukiranukira Imana ahatagaragara n'ahagaragara. Hanyuma ari ahangaha bari bonyine, yari akwiriye gukora akazi, yari akwiriye gukora gahunda, ariko kuko yari yaramenye Imana ishoboye ibintu byose, aramuhakanira, aramaramasa, aramubwira ngo ntitaye ku byo wama, ntitaye ku byo wamarira, ntitaye kuko uteye, ntago nakora ikosa ryo guhemukira umwami wanjye. Tugira abantu bajya bakora amakosa kakubwira ngo urumva ngo nyine ngo narabikoze ngo kugira ngo ntamubabaza. Ahangaha nkwibutse kandi nkuririmbire, wababaje umwuka w'Imana arababara, wowe nakubabaza uzahozwa nande. Wababaje umwuka w'Imana arababara, wowe nakubabaza uzahozwa nande. Tugira abantu bajya bagwa mu makosa kavuga ngo sinari kumubabaza, wowe umunsi umwuka w'Imana nakubabaza uzahozwa nande. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo Yosefu wamenye Imana ishoboye ibintu byose. Yosefu ngagarura agaciro k'indangagaciro z'Imana, ngarakagarura, iravuga ngo sinahangara. Iravuga ngo iyi Mana yacu irera, yibuka yuko hari ibizima bihora byikubita imbere bivuga ngo urera, ngo bigahora bikubita amakamba hasi bikongera bikavuga ngo urera, ngo byagaruka bigasanga Imana irushijeho kongera kwera, ngo bikongera bikayakubita hasi bikavuga ngo n'ubundi urera, ngo byakubura umutwe byuramutse, ngo bigasanga Imana irushijeho kwera no gukiranuka. Imana irera, Imana iratinitaya, Imana irakiranuka, Imana irera kandi izabana n'abera. Yosefu ngahangaha aramaramasa, aravuga ngo sinitaye ku byuma, sinitaye kuko uteye, ntabwo nahemukira umwami wanjye. Ngo nicyo cyatumye
umugore mbibutse ko abantu bose bafite ubwenge. Umugore ngo aricara ravanga kugira uyu muhungu anteza abantu aho kugira ngo asagenda mvuga ngahita himba ikinyoma cyambaye ubusa. Bibiri iratubwiye ngo afata umwenda we ngo barawurwanira. Yosefu ngo arawusiga. Sinyamenya niba ryari ikote niba ari ishati, ariko ntekereza ko ryari ikote. Ngawushyira iruhande rwe kugeza ubwo umugabo atashye. Umugabo atashye ageze muri uru rugo ntiyakirwa neza nk'uko bisanzwe. Asanga sheri ishusho twite ari mutima, asanga ibyo bintu ntago bikiriho, ahubwo ngo yakirwa n'amarira ateye ubwoba. Umugore aramubwira ati ndekundorere wa mugabo w'umuheburayo wazanye yaje kudusekana agasuzuguro. Burya yajyaga ambwira ngo turyamane nkanga. Ati uyu munsi nibwo yashatse kubishyira mu bikorwa. Ntabarishijwe rirenga arahunga. Hanyuma ati dore umwenda we. Ngo babigenzuye basanga umwenda n'uwa Yosefu. Turashima Imana ko yahabaye. Warahabaye Mana we, warahabaye cyagihe. Imana yarahabaye muri rya joro igihe byari bikomeye. Imana yarahabaye ngo barebye uyu mwenda basanganiwe, ngo bahita bamusunikira muri gereza. Hanyuma bamusunikira mu cyerekezo n'ubundi Imana ishaka kajyamo. Bibiliya ivuze iki? Iratubwiye ngo ageze muri gereza ngagira umugisha kuko yitondaga mu byo avuga. Umurinzi w'imbohe ngaramureba aramwitegereza aramubwira ati nkweguriye ubutwara n'ubushobozi bwo kujya ucunga ukaba umucunga gereza. Uzahagurutse azahaguruke, uzicaza azicare. Ngarabimuha bimuhera ubushobozi. Bibiliya iratubwira ngo bukeye batware babiri bari bafunganye nawe ngo bararyama. Ngo bamaze kuryama ngo bagiye kurota, umwe ngo agiye kubona abona ngo yari umuhereza wa vino kwa Farawo. Hanyuma undi yari umuvuzi w'imitsima. Ngo barotera ijoro rimwe. Umuvuzi w'imitsima ngabona yari arimo yikoreye umutsima mu kibo cya gatatu, ngo ibisiga biraza biwumurira ku mutwe. Muhereza wa vino ngabona arimo nawe akamura vino ngo yongeye guhereza Farawo. Bibiliya iratubwira ngo bagaragaza umubabaro. Yosefu arababwira ngo niki gitumye mugaragaza umubabaro mu maso hanyu kandi mutarwaye? Ngo bamubwira iby'inzozi barose. Ahita abarotorera abwira umwe aramubwira ati iminsi 3 itari yashira Farawo azashyira hejuru umutwe wawe, azagufungura gukure muri gereza. Hanyuma rero iminsi 3 itari yashira ngo niko byagenze. Muvuzi w'imitsima ngo mu minsi 3 bahita bamuca umutwe baramumanika. Izo nzozi ngo nuko zagenze. Yosefu aguma muri gereza. Nsoza Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo nuko hashize iminsi Farawo nawe agiye kubona ngabona amashaka 7 abyibushye, ngabona n'inka ndwi zibyibushye. Bibiliya iratubwira ngo zari inka z'imyaku, ngizo nka ntago zigeze kubaho nk'izo Farawo yabonye. Inyuma yaho ngazitegereje ahabona izindi 7 ngo sinanutse. Inyuma yabyo ngabyitegereje abona amashaka 7 ngo y'iminambe, yaya ni ngo y'iminambe arasama ngamira ya mashaka 7 abyibushye. Hanyuma ngo za nka ndwi z'imyaku nazo ngo zimira za zindi zibyibushye, ngo ziguma uko zari ziri nizigera zibyibuha, ngo ziguma uko nguko. Inzozi ngo zimutera ubwoba, ngo zigaruka inshuro ya 2. Bibiliya iravuga ngo icyatumye izo nzozi zibonekera Farawo 2 nuko ibyo byakomejwe n'Imana kandi zabisohoza vuba. Bibiliya iratubwiye ngo ahamagara abahanga bazi gusobanura, ngo bagezeho biranga, abize ngo birabananira. Umwe ngo wari warafunguwe umuhereza wa vino ngahita yibuka Yosefu, aravuga ngo hari umuntu wasobanura inzozi ngo uwo munsi yibutsa Farawo icyaha cye. Baravuga ngo nuko nimumuzane. Ngahageze umva icyo Bibiliya ivuze. Iravuze ngo bamuhubuza muri gereza baramwogoshesha hasimpatinze. Ngo ahageze asobanurira umwami inzozi, aramubwira ngo imyaka 7 wabonye, inka 7 wabonye zibyibushye ni imyaka 7 y'uburumbuke mu gihugu cya Egiputa. Inka 7 wabonye z'imyaku ni 7 y'inzara. Hanyuma amashaka 7 n'ubundi ni inka 7 zibyibushye. Hanyuma 7 y'iminambe wabonye ngo ni yindi myaka 7 y'inzara. Ngiyo myaka 7 y'inzara izazi zimagize igihugu cya Egiputa he kuzibuka ko higeze hera. Amubwira ijambo rikomeye, aravuga ngo nuko nibashaka umuntu urusha abandi icyubahiro no gukomera, ufite ubwenge bw'Imana, ngahunicisha imyaka 7 y'uburumbuke ategura 7 y'inzara. Murongo wa 41 uravuga ngo twakura he undi muntu umeze nkawe uri mu mwuka w'Imana ishoboye ibintu byose. Tudatinze ngo bahita bamwegurira ubutware. Bibiliya iravuga ngo nuko Yosefu ahunicisha igihugu cya Egiputa ngaracyuzuza. Hanyuma Imana yakoze iki? Ngihita yicirayo ijya ahavuka kugira ngo isohoze iby'inzozi. Bibiliya iratubwiye ngo inzara iratera iba nyinshi mu gihugu
gihugu ngo igeze mu gihugu cy'i Kanani ngo irya bene Yakobo umva icyo bakoze. Yakobo ngo arababwira ngo niki gitumye murebana ko amaze kumva amakuru yuko mu gihugu cya Egiputa harimo ubuhashyi. Arababwira ngo nimuhaguruke mujye guhaha. Bibiliya iratubwira ngo barahaguruka. Mbibutse ngo bagiye ari 10 kuko Benjamini yasigaranye na se. Bagezeyo rero Yosefu ngo arabareba arangisha arabamenya. Turi ku ijambo rivuga ngo uburambe bw'ikigeragezo nibukwibagiza imbaraga n'ubushobozi Imana ifite, kuko nubwo byarenga inkombe ntago byarenga ijambo Imana yavuganye n'umuntu. Bibiliya iratubwiye ngo nuko arabareba arabamenya, arababwira ati muri abatasi muje gutata igihugu cyacu ko gifite amaboko makeya, ngo bahita bapfukama mu cyubahiro nk'uko Imana yavuganye nawe ngo bamwikubita imbere. Haleluya! Icyambere cy'umutwe Imana ibira kibatsinze, batangira bamuha amakuru atababajije. Baramubwira ati rata ubu tubona turi bene umugabo umwe, twese uku tubona turavukana. Mbese yarabibabajije, ariko Imana ihindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Imana ivuze ngo yego nta wavuga ngo hoya, ivuze ngo hoya nta wavuga ngo yego. Itanze amahoro, nta muntu watera amahane ko yagirira abantu benshi niko yagirira n'umuntu umwe. Bibiliya itubwiye iki? Iratubwiye ngo nuko arababwira ati muje gutata, ngo batangira kumuha amakuru. Baramubwira tubona tuvuka turi 12, umwe yasigaranye na data, ariko undi inyamaswa y'inkazi yamuririye mu ishyamba. Turashimira Imana ko itagivuga ubujajwa n'amasigara byicaro, igira ijambo ntago igira amagambo. Bibiliya itubwiye ngo iki? Iratubwiye ngo nuko ahita yibuka icyo Imana yavuganye nawe, ngo yibuka ibyazanzozi. Iratubwiye ngo abamarana 3 muri gereza, abitegereza abagaburira. Gisengera umwanzi wawe kugira ngo arame, nta mpamvu nimwe yo kubica. Tugira abantu basengera abanzi ngo Imana izabice, basengera kugira ngo barame babone ibitangaza n'imirimo itangaje Imana ikoze. Bibiliya yifuza iki? Iravuze ngo arababwira ngo kugira ngo mudapfa muvuze yuko mufite mwene nyoko bita Benjamini, nimugende mu munsanire. Hanyuma ngo afata ibyo kurya arabahereza, afata n'amafaranga ngo bari bashe guhahisha, ngo bahita basubirayo. Bibiliya iratubwiye ngo bageze kwa se Yakobo baramubwira bati data nta makuru ufite, nyiri icyo gihugu ni umugabo uteye ubwoba, ni umugabo ukomeye, mbese bakumenyereye wambaye imyambaro y'urugamba. Twari tuvuze ijambo rivuga ngo uburambe bw'ikigeragezo nibukwibagiza imbaraga n'ubushobozi Imana ifite, kuko nubwo byarenga inkombe ntago byarenga ishamba Imana yavuganye n'umuntu. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane kandi turafashijwe kubw'ijambo ry'Imana mutubwiye bakozi b'Imana. Hari abantu benshi bafite ibigeragezo n'ubundi turakwifuje kugira ngo usenge ubasengera Imana, upfukamye ubasengera Imana kugira ngo nabo babohoke. Mu magambo make murakoze, Imana ibaha umugisha. Turafashijwe. Tugufite ntago twakongera kwifuza undi murengezi. Uri Imana igihindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Uri Imana ishoboye ibintu byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Henita ya siridrome, iyo ukinze nta muntu ukingura, iyo ukinguye nta muntu ujya ukinga, iyo uvuze nta muntu ukuvugiramo. Hari abantu barushye, hari abantu bananiwe, hari abatawe n'imiryango, hari abanzwe, hari ab'ibigeragezo bimazeho igihe kirekire, hari aho byabaye birebire babona ko bitagishobotse. Ariko turasenze mu izina rya Yesu rifite ubutware n'ubushobozi, rengera abantu bawe, bangamira ibibabangamiye, tera ubwoba ibibateye ubwoba, nyeganyeza ibitumye abanyeganyega, icara ku bitumye bicara, hagurukana ijambo rimwe, kuko iyo uvuze nta muntu wakuvugiramo. Turagushimiye kubera kubyumvishe, izina ryawe nirihimbazwe mu izina rya Yesu, amen.